Hey, ya iyi ni filime nziza, ni filime y'ubwenge, ni filime kuba uhisemo kuba wisanze hano nta gihombo kirimo, kuko iyi ni filime ugiye kureba ikazagushimisha ubuzima bwawe bwose. Igihe uzajya uba wararangije kuyireba uri no kureba ndetse n'izindi ukongera ukayitekerezaho ukavuga ati ngo ningene nirebere kagasobanuye. Iyi ni filime uzareba ikakumara mu mutwe imyaka n'ibihumbi ugitekereza kuri iyi filime. Iyi ni filime itazigera ikuva mu bwonko ku buzima bwawe kuva ubayeho. Genda ushaka iyi filime uyirebe, genda kwizeza ko neza iyi filime ari filime izaba ibaye iya mbere n'iya nyuma itazakuva mu mutwe. Ni filime uzakunda cyane kurusha izindi filime zose wakunze kuva wabaho. Nimba uri umukunzi wa Gasobanuye, iyi ni filime nziza y'ubwenge iteguranywe ubuhanga yitwa The Last Witch Hunter. The Last Witch Hunter ni filime iteguranywe ubuhanga, ni filime nziza y'ubwenge ikubita ikica ikanakiza ikaza iri gushenyagura. Ni filime iri kurebwa n'abantu benshi mu gihe gito kandi byihuse. Nimba uri umukunzi wa Gasobanuye, iyi filime nigucike, yitwa The Last Witch Hunter. The Last Witch Hunter ni filime iteguranywe ubuhanga budasanzwe kuva kuri filime zabayeho kuva mu myaka ibihumbi magana kugeza ubu. Akaba ari filime y'ubwenge, ni filime isohotse vuba itamaze igihe kinini ku isoko. Ishaka uyirebe The Last Witch Hunter, ishaka uyirebe uraza umbwira. Nimba aribwo bwa mbere dukurikiye kuri izi mbuga nkoranyambaga, kora subscribe na like kugira ngo ibintu bikomeze kurushaho kugenda neza. Ciao ciao.